Iyi nkuru nanjye nayumvisha y'uyu mwana w'umukobwa intera agahinda kenshi cyane, kandi ndabizi neza hari abantu b'abagabo benshi babikora ndetse bakunda kubikora. Aracyari wa muhungu wanyu David Rwanda nanone. Kwibutsa gukora subscribe kandi nawe utarayikora kugira ngo ujye ubasha gukurikirana inkuru zinyura kuri YouTube channel ya David Rwanda. Iyi nkuru ni y'umwana w'umukobwa witwaga Deborah apfushije ababyeyi be bose, maze uwamurera agashaka kuba yamufata ku ngufu kugira ngo akomeze kumufasha nk'uko byari bisanzwe. Tudatinze reka dutangire inkuru yacu. Mu giturage kimwe hari umuryango umwe wari wishimye ndetse wari unezerewe cyane. Gusa uwo muryango wari ufite umwana umwe witwaga Deborah. Gusa uwo muryango wari uturanye n'undi muryango, kandi uwo muryango wari baturanye ari inshuti zabo z'akadasohoka. Uwo muryango ukaba wari ufite abana babiri, Kevin ndetse na Kevin. Gusa nubwo iyo miryango yari ibiri, mama Deborah we yari asigaye ari wenyine, dore ko se wa Deborah yari yaramaze kwitaba Imana. Gusa hadaciyeho igihe kirekire nyina wa Deborah nawe yaje kuba yakwitaba Imana, dore ko yari arwaye kanseri. Mu kumara kwitaba Imana, Deborah byaramucanze ndetse atangira kwibaza ahantu azaba, dore ko nta muntu n'umwe yarasigaranye mu muryango. Gusa bitewe n'uko abaturanyi babo papa Kevin ndetse na mama Kevin bari inshuti cyane, bemeye kuba bafata inshingano kugira ngo babashe kuba bakurikirana Deborah ndetse bamenye imibereho yiwe. Bityo rero bemeye kuba bamutunga ndetse bakamwongera mu bana babo babiri bari bafite. Deborah yaje kubyemera ndetse ajya muri urwo rugo ndetse abasha kuba yatangira kubamo. Deborah, urabizi neza mama wawe yarapfuye ndetse na papa wawe yarapfuye, nta muntu n'umwe usigaranye uretse twebwe gusa. Rero Deborah, niyo mpamvu twemeye ndetse tukakira inshingano zo kuba twakurera tugakurirana n'abandi bana bacu bose. Yego rwose papa Kevin, mwakoze kandi ibintu rwose mwankoreye, Imana izabaho umugisha ntizigere yibagirwa ibintu mwankoreye pe. Hoya Deborah, nta mpamvu yo kudusabira umugisha, kuko urabizi neza mama wawe rwose yari inshuti yacu y'akadasohoka. Rero kuba yaritabye Imana, natwe twari dufite inshingano zo kuba twakwitaho. Papa Kevin, sinzi uburyo nabashimira, gusa mwarakoze kandi Imana ijye ibaha umugisha. Hoya rwose ntugire ikibazo Deborah, ugomba kubana ndetse ukabana na ba Kevin ndetse mukabana neza, nyine ujye wisanzura, ujye umenya ko hano ari iwanyu mu rugo, umenye ko washitse mu muryango, ndetse kandi nta mpamvu yo kugira ikibazo. Ikibazo cyose uzajya ugira ujye umenyesha, ndetse ibyo ubona utambwira ujye ubibwira mama Kevin rwose. Yego rwose papa Kevin, murakoze kandi Imana ijye ibaha umugisha. Ati rero Deborah, dore kiriya cyuma nicyo cya Kevin. Rero uzajya ugenda ndetse murarane kurana na Kevin, ari ikibazo kirimo se. Hoya papa Kevin, ubwo uri kumva kuko nagira ikibazo, si umuvandimwe, si umukobwa nkanjye. Okay, sawa rero nimba wumva ko nta kibazo kibirimo, genda ndetse ubike ibintu byawe ndetse ubashe kuba wabana nawe kandi muzabane neza, sinzuve ngo mwatonganye. Yego rwose papa Kevin, tuzagerageza uko dushoboye. Gusa muri ibyo byose mama Kevin ntabwo yabaga ari aho ngaho hafi, dore ko akazi ke kari kure ndetse ntabwo yabashaga kuba yashika mu rugo buri munsi uko bwije ndetse n'uko bukeye kugira ngo abashe kuba yakurikirana umuryango. Yatahaga muri weekend gusa. Gusa ibyo byose ntacyo byari bibangamiye ku muryango, dore ko mama Kevin yari azi neza ko papa Kevin ari indakemwa mu mico ndetse no mu myitwarire. Bityo byari bigoye ko yamukekera ko hari ikosa yakora cyangwa ko hari ikindi kintu kibi yakora cyo kuba yamuca inyuma. Rero mama Kevin yaramwizeraga cyane. Gusa bidatinze papa Kevin yase kagena ndetse nawe asubira ku kazi, dore ko yari afite akazi gusa we yakoreraga aho hafi, dore ko yikoreraga. Ati Kevin, ati ndakumva papa. Rero murabizi neza ko Deborah yaje ndetse yaje kuba yabana natwe. Ati yego papa, twabibonye yaje kubana natwe kandi tuzakora uko dushoboye rwose, wa mugani nk'inkoko iri wabishombi y'umukara ntabwo tuzatuma uba hano papa. Okay mwana wanjye, byaba ari byiza ndetse byashimisha. Rero gerageza uko ushoboye mumenyereze runo rugo, nyine tukajya gutuma yigunga, dore ko urabizi neza ko nyine papa we ntawe uhari ndetse na mama we ntawe uhari, nyine duhari nk'ahari twebwe muryango we. Yego papa, ndabizi neza ko bose ntabahari, niyo mpamvu nanjye ngomba gukora uko nshoboye rwose nkamwitaho ndetse sintume yiheba. Ugerageze rero ko ushoboye mugira inshuti, ndetse na Kevin umubwire bwa bushinzi bwabugabanye, agerageze yicishe bugufi kuri uriya mwana. Yego papa, ndabigerageza kandi uriya mwana nabonye ari mwiza ntacyo atwaye. Ati Kevin, dore ko ugira amanyanga ubwo utangiye ibyo bintu ngo byo kuvuga ko ari mwiza. Ura ni mushiki wawe, nubwo ari mukuru kuri wari kujya umubona ubone nka mushiki wawe. Hoya papa, natebyaga rwose, nanjye niko mbibona, nta kindi nari ngambiriye kuba nakubwira. Sawa rero ugenda umuganirize kandi nshaka kumenya yarageze mu wakangaye kugira ngo ndebe ko nakomeza nkamwishyurira amashuri. Papa rwose nawe uritanga, se ubwo usanze yarageze muri kaminuza. Ati hoya rwose mwana wanjye ntabirenze, kandi ujye umenya ko nanjye ejo napfa kandi nkagenda, gusa mfuye mwebwe ninde wabitaho koko. Wanamugani papa, nari nibeshya aho ngaho. Sawa rero reka njye ku kazi kandi musigare amahoro. Yego rwose papa, genda kandi ugira akazi keza. Sawa mwana wanjye, ndabizi neza karaza kuba keza nubwo abakiriya babuze. Hoya papa, mu izina rya Yesu rwose muzababona ntimugire ikibazo. Nuko papa Kevin yaragiye ndetse asiga Kevin aho ngaho.
Gusa bidatinze Kevin yahise kagera ndetse ajya kureba Kevin. Ati Kevin bimeze bite se? Ati ni sawa muvandi, ese wamenye ko hano batuzaniye undi muvandimwe? Ati ya namubonye Deborah, njye nari muzi kandi twari tumaze igihe tuganira, twari n'inshuti rero urumva njye ntabwo bizangora kuba namenyana nawe, ahubwo wowe niwe kabayeho mutari muziranye. Ati ese urishoba neza ko tutari tuziranye? Ati ya Kevin use ko ntajyaga mbona muganira ndetse ko mutahuzaga nubwo twari duturanye. Oya mwana njye twaganiraga kuri chat, nkwereke chat yanjye nawe se? Ati si ngombwa kuba wayinyereka mani, ahubwo nyine reka nizere ko basi tuzabana neza ndetse tukamera neza. Ahubwo Kevin genda ujye kumureba, naho nyari n'icyuki warontoye wagenda ukamuciringisha. Papa nkibivuga ise kanyiyama mwana. Ati akwiyamye gute papa? Nawe arasetsa rwose aranyiyamye ati ibintu byo kuvuga ngo ibiki n'ibiki ngo mufate nka mushiki wanjye. Ati uramufata nka mushiki wawe se turavukana? Ahubwo genda umuciringisha warontoye wasanga munakundanye. Aha shareka nyene muganirize gusa numve kuntu ameze gusa mwana ntituzatume yiheba, kuko ikomeje kwiheba nyine sha ntabwo byaba ari byiza. Kandi urabona nyine ko yapfushije ababyeyi be, ko nta numwe uhari, rero dukomeje gutuma rero ajya mu bwigunge ntabwo byaba ari byiza. Niyo mpamvu tugomba kumuganiriza ndetse tukamenya ibyo ari byo. Oya Kevin abwo uri gutinda genda umuganirize, ngerekanye n'integura ibyo kurya bya saa sita. Sarekanye ne muganirize. Nuko Kevin yahise kagenda kuganiriza Deborah, naho Kevin yahise kagenda ndetse ajya mu gikoni ajya gutunganya ibyo kurya bya saa sita. Gusa tugarutse kuri mama Kevin we yahise kahamagara papa Kevin ndetse amuhamagara mubaza uko ameze. Ati se shere umeze gute, wiriwe neza? Ati yego baby niriwe neza kandi ndakomeye, se amakuru yawe? Nanjye baby amakuru ni meza, gusa nyine weekend iregereje ndetse ni guteganya kuba naza mu rugo. Ati rwose mama Kevin sinategereza pe kuko ndagukumbuye cyane kurusha uko wabitekereza. Papa Kevin nawe rwose urasetsa, nyine ndabizi neza urankumbuye, gusa nanjye niko biri pe, nanjye ndagukumbuye kandi cyane, kandi vuba aha ngaha rwose turaza kuba twabonana. Umva kandi ngo vuba aha ngaha nanigize ngo basi none ubwo ari kuwa gatanu uraza kuba waza, none nyumvira ngo rwose vuba aha ngaha pe. Mama Kevin nawe rwose jya ureka gukabya. Papa Kevin ntugire ikibazo rwose, ndaza kuba naza ndetse ndaza kuba nabanguka, ntabwo ndibuze kuba natinda pe. Nta kibazo rwose mama Kevin, gusa nyine ugira uze pe kuko ndagukumbuye. Oya rwose papa Kevin ntugire ikibazo ndaza kandi nanjye ndagukumbuye. Abana se bameze gute? Mama Kevin rwose bose bameze neza, Kevin arakomeye nyine na Kevin araho. Ese nsomanye ko Deborah nawe yaje? Ati papa Kevin Deborah se nawe yaje? Ati of course yaje nyine, cyagenda narabikuganije mbona urabyemeye, rero niyo mpamvu ntabitindije mo nyine nahise ko muhamagara araza, kandi umenye ko yarari mwiriya nzu yiwabo ndetse ari wenyine, kandi urabizi neza nyine umwana w'umukobwa kuguma mwakira kiza ari wenyine niho ubuhungu buza bukamufatiranya ndetse bukatangira kuba bwamushora mu mico mibi. Ati of course papa Kevin, gusa nyine mfite umugabo mwiza pe, I'm proud of you. Ati mukunzi nanjye ndi proud yawe rwose, nanjye ndakwishimira. Yego rwose papa Kevin, nyine ndaza kuba naza ndetse ntabwo ndibuze kuba natinda, gusa wumve ngo ndagukumbuye kurusha uko wabitekereza. Sheri wabiretse se, reka kubinyibutsa ngiye kuko ndagukumbuye cyane, sinzi ahubwo gusa amisi y'umuwa. Kandi mama Kevin ujye uzirikana ko iteka rwose ngukunda. Papa Kevin nanjye rwose iteka ndagukunda kandi ni wowe wanjye pe, nta wagusimbura muri ubu buzima. Ari sure? Yeah of course rwose nta wagusimbura, ndetse nyine ntewe ishema nawe ndetse ntewe ishema no kuba ngufite rwose. Mama Kevin rwose ukwanga nzamwanga. Ati oya rwose papa Kevin niko bimeze rwose, nanjye sinzi ko wakwanga rwose twagumana. Sure? Ati of course papa Kevin buranye ndakwemera cyane, nanatanga icyangombwa cy'ubutaka ku bwawe. Uratanga icyangombwa cy'ubutaka se? Kandi nyine uragitanga gute se? Kandi nje nawe nyine tubana, nta mpamvu yo kugitanga, kandi unagitanze uke kari cyanjye nawe. Ati natanga amwe mu masambu yo mu rugo bampaye. Ati ha kora akazi mukunzi, nanjye reka ngomeze nite ku bakiriya, gusa nyine turaza gusubira. Sa baby gusa nyine I love you. Yeah of course nanjye ndagukunda cyane. Kevin yase kagenda ndetse ajya kureba Deborah. Ati se Deborah ko mbona uri mu cyumba wenyine wihebye bimeze biti? Ati wapi Kevin, ntabwo ari uko nihebye nyine, ahubwo nuko wenda ntaramenyera klima ya hano ndetse n'inzu yanyu ntabwo ndayimenyera, wasanga ariyo mpamvu ntuje cyane pe, gusa siko biri. Shaho siko wagira ngo ufite ibibazo nk'igihumbi. Kevin mukora ibyo n'ibibazo ntibyabura, ariko nyine ntabwo ntabirenze nawe wibikabiriza pe. Oya rwose ntabwo mbikabirije, ahubwo nyine mvuze ukuri pe ukuntu uri kugaragara sha biteye agahinda. Uzi ko wagira ngo please gerageza basi, gerageza pe, gerageza wishimemo, uzi ko watuma nanjye ndwara weti. Kevin oya se kandi oya nyine watuma nanjye ngira ikibazo, gusa ndi kubona wihebye cyane kandi ntago ari byiza pe, ntabwo bikwiriye. Oya se kandi
ntabwo bikwiriye se Kevin, uri kubona ndi gukabya? Ati yego rwose uri gukabya kandi ntabwo ari byo, nyine gerageza basi unezerwe wishime. Ati of course ngomba kwishima, gusa nawe nyine ntabwo ndi gukabya pe, uzi kuri gutuma wagira ngo uzi kuri utangiye gutuma nitekerezaho kuko nshobora kuba naciriritse cyane. Yego rwose waciriritse bara nk'igihe wazi, uzi ko waje mu gitondo gusa nturava mu cyumba uraho kandi kubona nta n'ikintu uri gukora, wibereye muri telefone gusa. Ati yego nyine nandi kuganira n'abashuti banjye. Cyangwa sha Deborah afite umukunzi. Kevin nawe urasetse, ubuse urabona ari nde wanyemera? Aho ya rwose ndi single pe, nta mukunzi mfite, ndaho ngaho ndasekeje. Aha ndumva ahubwo tugomba kwisungana, nanjye ndi single. Seriese nawe uri single? Ati of course ndi single, ngi ibintu by'abakunzi rwose nabonye ntabishobora, mbona bitesha umutwe pe, nabonye kuzajya nirirwa n'ingingo mu ngo baby please, nyine nabonye ntabishobora, mpitamo kubyihorera. Kevin shana mugani biriya bintu rwose bitesha umutwe pe, bitesha umutwe, mba mbona ntazi byari byo pe, mba mbona ntazi byari byo sha, nyine bitesha umutwe gusa, nyine iyo ubirimo ndetse ubirimo neza mbona nta nicyo bitwaye, nyamara ya ntacyo biba bitwaye, gusa giye kuri nge wapi pe, wapi je mbona wapi, mba mbona ntanyuzwe nabyo, nyine mba mbona nta birenze, mba mbona bitanshishikaje. Aha cyangwa urarwaye shati oya Kevin, kandi se ubuse naba ndwaye oya, nta kibazo mfite, meze neza, ahubwo nuko ntabambishaka we. Wasanga uzabona umukunzi. None se Kevin harya wiga mu wa kangahe? Nyine ndi mu wa 6 secondaire. Sure? Of course ndi mu wa 6 ndakora ikizamu uyu mwaka. Aha sinumva sabwo wayajyanye, wese wiga mu wa kangahe? Sha nyine Kevin ngewe ntabwo nyine nanahagaritse amashuri yanjye, ubumba ndi mu wa mbere gusa, nyine narabiretse, nyine nabaye mbihagaritse kuko urabona mama nyine yese kapfa, yaragiye kuba yanyishyura private kuko nyine nawe leta bayumva adashaka kuba nayiga, gusa nyine amaze gupfa nahise ko mbihagarika kuko nta bundi bufasha, nta n'iyindi nkunga. Ubwo nyine mba ndi gushaka akazi ndebe ko basi nabona akazi nkaba wenda nkareba ko nakapraying nkajya kwiga mu ma prive, kuko leta ho already byaransize, ntabwo byaba bigishobotse. Wari wazanye amanota ngahe se basi Deborah? Nari nazanye 57. Ati wigaga ibiki se? Sha nigaga imibare na physique ndetse na chimie. Wigaga sikurenze we? Ya ndarenze se buriya nta birenze. Sha urarenze, abantu biga ibyo bintu rwose baba barenze, bari n'abahanga. Gusa mwana ntugira ikibazo bana, azongera wige. Bishatse kuvuga ko wowe siziye mu warayirangije? Ati of course nawe rwose Kevin, umva nk'utwazo uri kumbaza, none se ubwo nabana narazanye amanota ntararangije siziye. Sha ihangane mani, gusa ndabizi neza uzabona bana, uzabona uko wiga ndetse ntuzabibura. Wasanga uzabona umugabo mu diaspora akakurihira. Ati ngiye Kevin ntago ari byo ngibyo mani ngenderaho, nge nakunze umuntu nyine biba byabaye mani, nta bindi byo kuvuga ngo amafaranga ndetse n'ibiki, nyine ntago ari byo, nge ntago ari byo ndipending aho tu. Sha bana mugani Deborah mfite umutima mwiza, gusa nyine gerageza mani, gerageza ureke kwigunga pe, gerageza ubeze nyine sembe vuge gute, nyine basi gerageza aho isanzure, umve kuri mu rugo nta birenze mani. Okay Kevin nta kibazo rwose, ngiye kuba nagerageza. Bakiri muri byo Kevin ese kaza tese ko mutari kuza ngo muryera, uziko nayishije muracyari mu biki? Ati Kevin wenda cyari kuganiriza Deborah, mbona yacecetse, mbona yacecetse rwose, yatuje byandenza. Ariko agutuzanyije gute ko we nkuzi neza Kevin? Sha none we yananiye pe. Aha muze tujye ku meza rwose mugabanya amatiku. Deborah dusoke tugende tujye kurya rwose, ndi kumva Kevin emereye nabi. Sa rwose nta kibazo tugende, nuko bahise ko bagenda ndetse bajya ku meza. Gusa papa Kevin aho yari ari ku kazi, inshuti yese kiza kumureba. Ati se papa Kevin ko umuntu umeze nk'umuntu ufite ibibazo bimeze biti? Reka wareka n'iki se Siriro we, ko noneho ibintu byancanze byandenza. Ati byagucanze se gute ko mbona umeze neza kandi ko mbona business yawe running nta kibazo, abakiriya mbona ubabona, kano gace ko sino kenkayiri yawe rwose, hari undi mundi wagura uretse wowe? Kandi rwose mama Kevin ndabizi afite akazi keza, kari akazi ke kamuhemba amafaranga menshi, rero sinzi ibibazo ufite ibyari byo rwose. Siriro we wareka n'iki se mwana, nyine ntago ari byo bibazo mba mvuga, ahubwo nyine hari umwana nacumbikiye mu rugo ndetse niyemeje kuba namurira, gusa nyine ndi kwibaza uburyo agiye kuba yabaho. Sha byancanze. Ati byagucanze se gute? Nyine ngandiza mwana, ngandiza mbyumve neza. Ati warabizi neza nyine abana banjye manana bakoreye plan, nyine urabizi ngira abana babiri gusa, Kevin ndetse na Kevin. Ati of course ndabizi nibo gusugira. Sha nyine gusa haje mu ndi nyine ura Deborah nta plan ze pe, nta plan ze zari zihari, ndetse urabizi bari abana banjye buri kwezi muzigamira 100 buri umwe. Ya ndabizi kandi ndakeka amafaranga yamaze kuyagwiza pe, ayo kubazigamira aho yenda cyeka yaramaze kuboneka. Sinzi rero ikibazo cy'ufite, sinzi rero ikibazo ufite ari iki.
shawe na n'ubu ntabwo uri kunyumva pe, gerageza basi unyumve mu byo ndi kukubwira. Okay, rwose nta kibazo mbwira ndakumva ndetse cyane. Nyine mani, urabona nyine ndi kwibaza Debora uburyo agiye kuba yabaho nta mafaranga, nta muzigamira, kandi nayo mfite nyine urabizi shani yare pe. Oya rwose papa Keve, witekereza cyane ndetse wihangayika. Buriya iyo watekereje ku kintu ndetse ukagishira mu bikorwa kiba cyabaye. Burya umwanzuro kuwufata nibyo bikomera, ariko nimba waramaze kuba wafata umwanzuro ko bakwita kuri ya mwana rwose wamwitaho ndetse nta nibirenze. Okay, saa nta kibazo rwose, reka ndebe gusa sinzi pe. Oya papa Keve, were nyine wibifata nk'ibintu bikomeye. Wegerageza mama Kevin nta mbwi 1000 bigeze kuri 600. Ati ya rwose nibyo ahembwa ku kwezi, kandi nawe ndakeka kandi ntujya miliyoni ku kwezi y'inyungu. Ndayibona gusa ujye wibuka ko haba harimo amafaranga gusevingira abana banjye. Papa Keve rwose nawe ureka kwiganyira. Iyi nzu sari ukodesha si yawe? Ati yego rwose ni yanjye gusa. Okay, rero wihangayika ndetse wigira birebire. Kandi uriya mwana ese yiga mu wakangahe? Ntabwo turafata umwanya ngo tuganire. Erega nubwo umva ndi kubwira gutyo nta n'iminsi amaze kuko yaje none mu gitondo. Ati numva hangayikishijwe n'ubusa rwose, nta n'iminsi myinshi aramara kuko mugani wawe. Ya nta minsi myinshi aramara gusa ndi kumva mpangayitse ndetse mfite ibibazo byinshi ndi kwibaza uburyo bizagenda byancanze pe. Papa Kevin nta mpamvu yo kuba wakwiheba rwose, ahubwo wowe witegura gutyo ndetse ugira amafaranga make ukora kuya mama Kevin ndetse na yawe. Nubwo byaba bihumbi 100 rwose bizamurira ndetse azamera neza. Nta mpamvu yo kuba watekereza ibintu byinshi rwose. Wanamugani nta mpamvu yo gutekereza ibintu byinshi, ni kwistressa kubusa. Yego rwose nta mpamvu yo gutekereza ibintu byinshi. Gusa bidatinze mama Kevin dore ko weekend yari yegereje ndetse yari yabaye ese katahajya mu rugo. Gusa mu gutaha mu kugera mu rugo yasanze abana be bafite akavuyo kenshi ndetse bari gusakuza cyane. Ahise ko yinjira ndetse asakuza cyane. Ati se papa Keve ko numva hano hari urusaku rwinshi byagenze bitera? Gusa bitewe nuko papa Keve yari atarava ku kazi, Keve se kamusubiza ati mama yewe humura nta kibazo gihari nuko twishimye gusa. Ati yemwe mwari munkuye umutima pe, sha mufite urusaku rwinshi cyane rwose. Mama nawe rwose abongo n'utujoyininge rwose genda ukuremo imyenda uze tubyine kandi umenye ko nari muri weekend. Ati bana banye mujye mumenya ko ibyo ngibyo rwose ari iby'urubyiruko kandi ngiye ndisaziye. Ariko mama wajureka nta mucecuru ndetse nta n'umwana ku muziki rwose, ahubwo genda ukuremo imyenda ndetse uze twishime nta n'impamvu kuko ujye umenya ko nta myaka 50. Okay, sawa nta kibazo rwose. Ahubwo se reka maze ngiye muri douche nyine turaza kuba twasubira mube mubyina nyine ndaza nanjye mba joining, ariko reka maze ngiye muri douche. Sawa mama rwose nta kibazo. Ahubwo se ko ndi kubona Debora taranga we hari hehe? Ati ese mama wamenye ko Debora nawe yaje? Ati yego rwose nabimenye papa wanyu yabimbwiye. Ati okay mama nyine agiye hanze gatoya, we ngo yarananiwe nyine bitewe n'umuziki mwinshi. Okay sawa rero mugerageze mugabanye kandi nanjye ndaje rwose mba joining. Nuko mama Kevese kagenda ndetse ajya muri douche, gusa bo basigaye babyina ndetse banezerewe cyane. Papa Kevin yese kaza ati bana banje ko munano ntumwatwitsera bimeze biti? Nyine papa twishimye turi kwakira Debora. Ati yes aba nta kibazo rwose. Mama wanyu sariye ko yamvugishije ambwira kageze hano atagiye muri douche gato yaraje. Ati nge ntabyo kujya muri douche rwose, reka manze nirira umuziki ndaza kuba njya muri douche nyuma. Ntumva se papa mama we yabanje kugenda ngo ndetse abanza ajye muri douche ra? Ati okay buri afite impamvu ze rwose, gusa njye ndibuze kuba najya muri douche maze kuba nabyina rwose. Nuko bose basi ko bajya mu muziki ndetse barishima baranezerwa cyane. Gusa bakimara kubyina bose basi ko bajya muri salon manje ndetse bashaka kuba bafata ifunguro. Ese Keve ko mona Debora cize cyane bimeze biti? Mama sha sinzi byari binduwe muganiriza mubwira ngo ajya agerageza avuga ariko sinzi byiwe pe. Yakomeje gutuza rwose mama sinzi kuntu byagenza. Ariko Keve ko nkuzi neza ni gute umuntu agutuzanya rwose? Mama uyu nguwe rwose yananiye sinzi pe. Debora ugerageza rwose uvuge pe kuko guciceka ntago ari sawa. Gerageza uvuge ndetse nyine gerageza utuvugishe pe kuko kutavuga nyine ntago biri fair pe. Gerageza utuvugishe uganire n'abantu bose nyine wishime wisanga hano ni mu rugo. Kandi ntugire ikibazo rwose twese turahari ku bwawe pe. Ndabizohoye n'ibintu byinshi ndetse bibi bitandukanye, gusa basi nyine reka basi ribiherezo ndetse rino ribitangiriro. Kandi rwose ndagusezeranya Debora nta kibazo rwose uzagirira hano mu rugo. Wegerageza wishime ndetse unezerwe kandi wiyakire pe. Wiyakire mu muryango umenye ko wageze mu muryango umugari. Nta mpamvu yo kuba wakiheba rwose kuko nukomeza kuba wakiheba rwose uraba uri kuntenguha pe. Uraba uri kuntenguha kandi uraba uri kumbabaza. Rero gerageza unezerwe. Yego rwose mama ndagerageza nezerwe kandi ntabwo nongera kuba nababara. Okay none ndakwizeye kandi nizere ko utongera rwose. Gerageza ubyibagirwe unezerwe umere neza, sibyo mwana wanjye? Yego rwose mama ngomba kunezerwa ndetse nkamera neza. None se Debora
basi harya ntabwo kiga wari utakiga wari wararangije? Oya rwose mama nari ntararangiza kuko nari narangije 6e gusa nyine nari ntaragezaho kuba najya muri kaminuza. Okay fine. None se basi none se wazanye amanota ngahe? Mama ibaze ko yari yazanye 57 muri MPCT. Mwana wako numva uyu mwana arenze. Hana bimubwiye rwose yanga kubyemera. Papa Keve urumva ko uyu mwana rwose ni umuhanga. Ati of course ni umuhanga rwose kandi yarangije ku manota meza. Gusa Deborah ntugire ikibazo rwose, njye na mama Kevin turaza kuba twabivuganaho. Turaza kureba uburyo basi wazasubira ku ishuri bishobotse, nubwo bishobora kuba byatina ndetse ntibize vuba. Gusa rwose ugomba kwiga ndetse ukarangije amashuri yawe rwose. Ntabwo nshaka kukikiriza amashuri kubera ibibazo byo kuba wabura ababyeyi rwose. Kandi mama wawe rwose na papa wawe bakiriho batubereye abantu beza rwose. Nta mpamvu yuko rero twabatengwa, dukeneye kuba twabubahisha ndetse ukabaho neza. Yego rwose Papa Kevin mwaba mukoze ndetse mwaba mumbyaye pe, kuko nibazaga kuntu nzasubira ku ishuri byari byaranshanze. Oya rwose nta mpamvu yo kuba byagucanga pe. Turahari ku bwawe, ntugire ikibazo, wisanzure, wumve ko duhari pe, wumve ko duhari. Kandi igihe cyose uzaba dukeneye tuzaba duhari ku bwawe. Rero don't worry, nta mpamvu yo kuba wagira ikibazo. Sa rwose murakoze, nanjye ndagerageza uko nshoboye kandi nkiga neza rwose. Okay, turakwizeye kandi nawe ntuzadutenguhe rwose mwana wacu. Yego rwose Papa Kevin ntabwo nabatenguha pe. Sawa rero ndumva reka nanjye njye muri douche mama Kevin, reka njye muri douche ndikumva I'm tired rwose, reka njye muri douche ndetse mpite nza ndyame. Sawa rwose iyo ngiye muri douche njye reka nsigare niganirira n'abakobwa banjye. Ati none se Kevin Deborah mwavuganye ndetse mwamenyanye? Yego mama nubwo turaganira neza gusa tugenda tumenyana, nawe araganira mama, ahubwo ndatekereza impamvu atari kuvuga nuko ataramenyera hano. Ati of course mwana wanjye ndikubona ariyo mpamvu. Ahubwo se Deborah uzajya ubishobora gusigara muri iyi nzu wenyine ko ndi kubona bahungu banjye bose bari kwiga? Urabona nyine Keva ashitse 6e kandi n'uyu nguyu Kevin nyine nawe ari mu wakane. Rero urumva sha uzajya usigara hano wenyine kandi nta bakozi tugira hano rwose, ntabwo twazana abakozi kandi urabona mwese muri bakuru mwabasha kuba mwakita ku mirimo yo mu rugo. Yego rwose mama ndumva nta n'impamvu ko mwazana abakozi, gusa nta kibazo uzajya nyine ndabimenyera gake gake nubwo bigoye. Nzajya nsigara hano mu rugo rwose kandi nzajya nsigara ntunganya ibintu byose byo mu rugo, bazajya basanga bimeze neza igihe mutarambonera uburyo najya ku ishuri. Yeah of course ntumva se mwana wanjye rwose, umwana ni wowe. Gerageza rwose kandi ntukajya ugerageza kwigunga pe, kuko ntabwo nabigukundira. Jya ugerageza uganire n'abantu kandi ntufite telefone. Sati afite telefone mba ndi online, ujye unyandikira tugerageze tuganire. kandi nyine n'aba bavandimwe bawe bafate nk'abavandimwe bawe, ufate nka mukuru wawe, undi mufate nyine nka musaza wawe rwose, mugerageze muhuze umubano. Oya rwose mama nawe pe, njye rwose ntabwo nangana n'uyu mukecuru Deborah rwose arashaje cyane. Ati yeah okay nta kibazo basi jya ugerageza basi uvugane na mukuru wawe ndetse muganire. Ahubwo mama ntumva se kubwo ngubwo bivuze neza. Deborah rwose ntugerageze kwiheba ndetse ugerageze uvuge pe, ibintu byo kwigunga ninongera kumva ko wigunze tuzabipfa sibyo? Oya rwose mama ntugire ikibazo, ntabwo uzongera gutuma bibanza ngerageza ko nshoboye mvuge. Okay sawa none reka ngende nanjye mbashe kuba najya kuryama dore ndananiwe, ubwo dusubire ejo mu gitondo. Sawa rwose mama reka nanjye mbashe kuba najya kuruhuka. Sawa rero mugire ijoro ryiza. Ndi sawa kandi mujye mwibuka gusenga. Yego rwose mama turabikora kuko gusenga ni ubuzima. Nuko basi ko bajya kuryama. Gusa Papa Keve we yaravuye muri douche ndetse mama Keve yase kamusanga mu cyumba. Ati Papa Keve bimeze bite se ko mbona ukomeje gutekereza? Ati mama Keve nyine nubwo turi kuvuga ngo uriya mwana tuzamurihira, nibyo nari ndi kuvugana na Siriro ndi ku muhanda nyine ari kumbaza ngo bimeze bite, impamvu ufite ibibazo byinshi. Nyine nari ndi kubimusobanurira. Gusa mama Keve nyine ntabwo byoroshye pe, ntabwo byoroshye. Wibuke neza ko mu mipango twari dufite uriya mwana atararimo. Yego rwose Papa Keve ndabizi neza ntabwo yararimo, gusa agomba kuza muri plan B ndetse tugomba kumwitaho tukamufata nk'umwana wacu. Yego rwose mama Keve tugomba kumfata nk'umwana wacu, gusa nyine ndi gutekereza amafaranga nyine nkabona ni hatari biragoye. Oya rwose Papa Keve wikwihugiraho pe, wikwihugiraho ndetse wishaka ibintu by'ubutunzi bwinshi cyane. Ndabizi neza umushahara mpembwa ndetse nawe amafaranga ubona ku kwezi rwose yabasha kuba yarihira uriya mwana ndetse nta n'ikintu cyapungukaga. Wenda amafaranga twasevingaga byaba bibaye nk'ahahungabanyeho gatoya, gusa ntacyo bitwaye rwose Papa Keve, ntacyo bitwaye. Kandi wibuke neza kari akazi kanjye kugira ngo nkabone uza amasengesho nasenze. Rwose mama Keve wibinyibutsa pe, wibinyibutsa kari akazi rwose sha kavuye aho Samuel yavuye pe. Uravuga Samuel wo muri Bibiliya Satiya sha, uriya mwana Samuel nawe ngo yavuye kuri. Yego rwose mugabo mwiza, basara bajya babona abana bibagoye. Gusa nyine
uko nakabonye bingoye, niyo mpamvu rero nanjye ngomba kugira uwo nitura ndetse nkamugirira neza, kuko Imana izajya imbaza, erega Imana ijya imbaza ndetse akazi yampaye icyo ngakoresha ndetse nyine nkabura icyo mvuga. Kandi nyine urabona uriya mwana nkeneye kuba namwitaho pe, nkeneye kuba namwitaho Papa Kevin. Yego rwose Mama Kevin, tugira ikibazo nanjye ngerageza kuko nshoboye, kandi ngiye gushaka uburyo nabona amafaranga ndetse turebe ko twamutangiza ndetse akaba yatangira kuba yakiga. Yego rwose nta n'ikibazo Mama Kevin. Yego rwose Papa Kevin nta kibazo, kandi numva ntabirenze. Gusa by the way Mama Kevin, nari ngukumbuye ndetse ibyo ngibyo tubivemo. Nanjye nari ngukumbuye rwose, gusa reka turyame ndumva naniwe. Ati are you sure turyame se? Ati of course reka turyame Papa Kevin, ndananiwe pe, ndananiwe kandi ejo mfite akazi. Okay sa rwose nta kibazo Mama Kevin, ko yase kandi ubwo se ntumbeshye, ejo ufite akazi kandi ejo ari muri weekend. Papa Kevin nari ndi kumva naniwe, nyine naringize ngo nkubeshye basi ndebe ko wandeka nkaryama, ariko nyine basi nta kundi uramvumbuye. Oya rwose be, nyine nimba wumva unaniwe nta kibazo ryama basi, ubwo nyine tuzagomeza tuganire ejo. Sawa rwose Papa Kevin, gusa nyine nkunda uburyo ujya unyumva pe, Imana njya mbona ariyo yakumpaye. Oya rwose Mama Kevin, ubu se kuko ntumvishije umugore mwiza nkawe nakumva nde wundi? Okay sa nta kibazo rwose Papa Kevin, reka turyame ndetse turuhuke ubwo ngubwo, dore ko neje ari weekend tuzererwa na bana, nta mpamvu. Sa rwose Mama Kevin, ijoro ryiza. Sa nawe mukunzi, ijoro ryiza, ndagukunda cyane. Bidatinze bwarakeye, gusa mu gucya bose babyutse basanga Deborah yatangiye imirimo ndetse ari gukoropa inzu yose yayirangije. Ati gusa Kevin se katungurwa cyane, ati Deborah, ibintu byose wabirangije we? Ati of course no sinari kubura kubyuka, nyine ntabwo nyine menyereye kuryama pe, ntabwo nabona ibitotsi, saa 11 mba nabyutse pe. Deborah rwose uranyemeje pe, ibazize saa kuba wabyutse we, njye uzi ko nari ngisinziriye. Ati oya se kandi Kevin jya ugerageza rwose ubyuke kare, ahubwo nyine mani nabuze ibitotsi pe. Ati wabuze ibitotsi se basi byiki? Hari umukobwa se atangiye kuba yagutesha umutwe? Ati of course ahubwo arahari, nyine yatangiye kuntesha umutwe pe, byanshanze. Kagira inkuru rero. Ati uzi ko natangiye kugukunda. Ati kandi nyamugabanya amatiku. Ati utangiye kuntuka se kandi? Ati I'm sorry, nyine was joke, gusa ntabwo byashoboka. We are like a brother and sisters. Papa yabivuga gutabyumva. Oya rwose Deborah, gabanyiza ururenge rwose, kandi nawe wambwiye kuri singu. Ati oya ibyo tubireke ndetse dukomeze dukora akazi, ahubwo se wamfashije ukabunyogereza biriya bintu kugira ngo ndebe ko narangiza vuba. Ati okay sa nta kibazo rwose, reka ngufashe. Kevin yatangiye koza ibintu, gusa mu kubyoza nyina yise kasohoka aratungurwa cyane. Ati Kevin uyu niwe uri koza ibintu we? Ati mama none se ntabyogeje ninde wundi wabyoza? Ati shandatunguwe rwose pe, ibyo rwose mbimenyereye kuri Kevin we, gabanya amatiku, ahubwo se ubwo ngo uri buze ko wamenya kubyoza? Mama wakaje isukari babwukare ko ntari kubyoza neza. Ati mwakoze n'amasuku yose mwayarangije se? Ataha ndarengana rwose, ni Deborah abikoze. Ati Deborah? Ati yego mama ndakumva. Ati ko wabyutse kare se wajya ugerageza ukaryama ndetse ukamara ibitotsi? Ati oya rwose mama, shangiye byanshanga pe, ntabwo ari uko nguko namenyereye kuba nabyuka kare ndetse ngatangira kuba nakora. Sha rwose ndatunguwe pe, uri umwana mwiza rwose, uri munyakazi. Oya rwose mama, nyine ni ibintu bimba mu maraso, ntabwo ari kuvuga ngo nuko ndi umwana mwiza, ahubwo nuko nyine namenyereye. Naho abanje bo birirwa biryamiye rwose. Kevin ahubwo n'izi sase n'impamvu aryanye yarahimbye yaratese. Oya rwose mama, nawe rwose wisebye. Ubuse mama kuko ukomeje kunsebya gutyo kandi usanze njyewe na Deborah duteretana. Ati gabanya amatiku sha, ndakubwiye se ko Deborah yakwemera umuhungu w'umunebwe nkawe? Oya rwose mama, ariko yananyemera none se ari birenze. Ati oya rwose mwana wanjye rwose ibyo tubireke, ahubwo nyine rwose nyine ntewe ishema rwose namwe pe. Oya rwose mama, nyine ahubwo mama, nyine nanjye ngiye gutangira kwitoza kujya mbyuka kare rwose. Ati kubera se nyine mama, wa mugani nshobora kuzimenyereza kuzajya mbyuka no masaha rwose bikazangora ngeze mu rwanjye. Aho siwumva Kevin ko atangiye gukura, jya ugerageza rwose ubyuke kare ndetse utunganye uturimo two mu rugo, niko kuba umugabo rwose mwana wanjye. Naho kuryamira cyane rwose mwana wa shamba mbona nta kivamo rwose, jya ugerageza ubyuke kare ndetse ukora uturimo. Reba nyine basi Deborah ajya kubera urugero, dore Kevin we ndabona ntazi ibyo rwose aracyaryamye. Ati yego rwose mama, Kevin aracyaryamye, sinzi byabugenda ujye kumuvugisha ngereka ngo nkore imirimo yanjye. Okay sa rwose mwana wanjye, courage. Deborah nawe courage rwose, kandi thank you rwose mwana wanjye, uri umwana mwiza. Sawa mama, genda uvugishe Kevin. Nuko mama Kevin se ko yinjira mu nzu, gusa kiri kwinjira mu nzu yise kakubitana na Papa Kevin. Ati Papa Kevin nawe se niwe kibyuka? Ati oya rwose nabyutse kare mugore mwiza, ahubwo nuko hari amafagitire nari ndi gutunganya rwose.
ati okay no se papa Kevin wabonye bari abana njye natunguye rwose ati ha njye rwose ahubwo Debora yancanze ibaze ko nabyutse ngasanga yabyutse kandi nzi neza ko ari njye nyambyuka mbere yanyu mwese ati yego rwose papa Kevin noneho rwose ubonye uko ushoboye pe urawe yagutsinze pe ntuzongere kunyiyemeraho rwose mugore mwiza uriya mukobwa nanjye arantunguye pe ndebera ko ziriya saa rwose uzi ko saa 10 yari yabyutse kare yego rwose papa Kevin gusa yambwiye ko nyine we ngari byamenyereye kandi ntago amenyereye kuba yaryama cyane ibaze ko papa Kevin na Kevin arambwiye ngo ntago azongera kuryamira ati what ati afosho papa Kevin ibaze ko nawe nyine aranyemereye pe ngo ntago azongera kuryamira agiye kujya abyuka ndetse atangira gukora imirimo ye cyane ati ndumva rwose ari byiza pe ndumva noneho Debora ahubwo atangiye kuzana impinduka muri runo rugo ati ahubwo papa Kevin ndikumva n'urugo rwose rugiye guhinduka pe wagira ngo ni nka Yesu cyagiye yageraga mu nzu yo kwa Zakayo rwose ibintu byose bigahinduka ati yego rwose ahubwo ndikubona ibintu byose bigiye kuba byahinduka mugore mwiza nyine mama Kevin nta n'impamvu yo kuba twatinya inshingano wa mugani reka Debora nawe tumwakiriye mu bana nk'abandi ndetse dutangire kuba twamurira kuko nta mpamvu yo kuba twamwihunza rwose kuko nta nicyo atwaye kandi tugomba kumwitaho ndetse tukareba ko nawe basi yazarangiza iriya kaminuza kandi ndabizi neza niyiga rwose tuzagabana umugisha hamwe nawe rwose pe yego rwose papa Kevin nanjye ndikumva aribyo byaba ari bizima kandi ndatekereza ko Imana izabiduheramo umugisha kandi ntabwo ari bipenda bizi bizaba byiza kurushaho ndetse ntabwo bizatugora ubundi se mama Kevin uretse dayimoni ushaka kwiyebesha abantu kugira ngo abereke ko ibintu bikomeye naho muri ntabwo bikomeye ndetse nta n'ikibazo kirimo rwose yego rwose mugabo mwiza rero mama Kevin reka ngende ndetse njye mu gasiporo gatoya ndebe ko nabasha kuba nananura amaguru dore kwirirwamo hare rwose nicaye birangora cyane nkeneye gukora siporo kugira ngo ndebe ko nagabanya bino bintu by'imivuduko ndetse n'ibindi aha mugabo mwiza agenda ufite ibyo rwose ugabanya ngenda arengana reka niryamire ati mama Kevin wakaje se basi tukajyana ati we rwose nta mpamvu rwose ngereka niryamire ahubwo ngubwo nyine nuza kuba wavayo nyine uraza kuba wambwira nuko papa Kevin yese kajya muri siporo gusa asiga mama Kevin ari aho ngaho gusa Kevin yari koza ibyombo ndetse yararangije kuba yabyoza yese kasanga Debora aho yarari ndetse atangira kumufasha gukoropa hanze dore ko yari akeneye kuba yaharangiza vuba ati se Debora koko uri kumva umugongo wawe atazacikamo kuko ibintu utangiye kwiharaza ni ibiki oya rwose Kevin ntabirenze ndetse nta n'ikibazo kirimo none se mwebwe ntabwo mwahakoropaga ahubwo ntabwo mwahakoraga yego nyine twahakoraga gusa pe nyine twafatanyaga na Kevin ndetse tukagabura imirimo gusa we hose urahakoze wenyine ndetse mu minota itarenze ingahe sha please gerageza pe ntuzongere kuko nyine bino bintu bishobora gutuma ndetse umugongo wawe wangirika pe rwose Kevin ntugire ikibazo nta nicyo bitwaye ahubwo se Debora ngusaba akantu kamwe basi Kevin akahise ubwo kandi nyine Debora please basi ikintu cyo kugusaba ndakwinginze nyine ntukimpakanire pe ndakwingize ntukimpakanire basi umbabarire unyumve basi sibyo okay sawa ntaye rwose Kevin mbwira ndakumva gusa nimba bidashoboka ndaguhakanira okay sawa basi reka twicara tuganire nyine nkubwire ati ni ngombwa se no kwicara ati no sundi simbona ugiye kurangiza simbona ari kare akantu konyene gusa gasigaye ahubwo se baretse tukabanza tukakarangiza twamara kukarangiza ukajya wambwira ati hoya reka mbaze nkubwira ubwo turajye twagakora nyuma ubwo si ibintu ugiye kumbwira ndetse ugiye kunsaba nimba guhakanira uraza kuba wamfashara hoya rwose nta mpamvu yo kubihakana kuko nta kibi kirimo kandi nta n'ikibi ngambiriye kuba nageraho rero ndabizi neza ahubwo uraza kubyemera kuko ntacyo bitwaye pe okay fine nta rero rwose niba ariko bishaka mbwira ndakumva nyine Debora so wambwiye ko uri singo nyine ko nta mukunzi ufite ati yego rwose ndi singo nta mukunzi mfite sha barabuze ati no se Debora wambabariye basi ukambera umukunzi ati cyore ati se Kevin uri seriye ati of course ndi seriye pe Debora mbabarira pe kandi unyumve ati aha ndumva bikomeje kugorana no se ubwo ni nguhakanira nyine urumva numpakanira ntacyo ndibuze kuba nabikoraho gusa urumva biri buze kuba byambabaza ndetse biraza gutuma nyine mbabara cyane pe oya se kandi nta mpamvu yo kubabara rwose Kevin gusa nyine nta kibazo we ngenda ndabitekerezaho ndetse nzaba nkubwira gusa atari ubu ngubu pe ati oya rwose nta n'impamvu yo kubitekerezaho gusa ahubwo wambwira nimba bishoboka cyangwa bitashoboka kuko uri singo nyine ubwo ngubwo bibaye bidashoboka nyine uko wabona njye nawe bitavamo pe gusa nyine unyemereye wampa amahirwe ndetse ndabizi byazakunda ndetse byagenda neza okay sa amahirwe ushaka ati iki cyoroshye sa nta kibazo rwose ndakwemereye gusa kuri kondisiyo imwe ati
iyihe kondisiyo se kandi Debora? Nyine urabizi neza Kevin ndi hano iwanyu kandi nyine shameze nk'umushitsi pe, ntabwo ndahamenyera kandi nyine bagomba kuba banyitaho. Rero urumva nkoze amakosa bishobora gutuma nyine papa wandeba nabi ndetse nabashe kuba yanyishyura ndetse akanyirukana iwanyu. Rero niyo mpamvu nyine nkubwiye kuri kondisiyo imwe basi ntazagira umuntu umenya ko njye nawe dukundana, basi bigume biri privé biri secret. Nyine ntabwo nshaka ko hari umuntu umwe wazamenya ko njye nawe dukundana. Ndakwinginze Kevin, nimba nkwemereye pe please, cyangwa nimba wumva nyine kuzarinda iryo banga bizakunira, umbwire nyine tubireke tubyihore, ibintu byo gukundana tubivemo. Hoya rwose Debora, nta mpamvu yo kuba twabireka. Ahubwo nyine nanjye uko nguko ubimbwiye rwose nzabyubahiriza ndetse nzabigira privé. Ubwo nyine tuzajya tuvugana bisanzwe kereka badahari cyangwa nta wundi muntu hari, no tuzajya tuvugana nyine birenze cyangwa kuri chat. Okay, promise is a promise. Sibyo? Yego rwose isezerano ni isezerano kandi nigomba kuririnda pe. Okay, sawa nta kibazo. Bakiri muri byo ngibyo Kevin yahise kaza. Tese muri mu biki we? Ese Kevin nawe waje? Turi hano turi kwiganirira rwose, turi kumena habiri. Ati muri kumena habiri, ese ko mbona hariya mutakoropye hora? Ati nawe hakorope rwose, so wari uryamye ubundi tahara. Ntacyo bitwaye rwose, ntabwo ndi buburane Kevin we, dore ko mwanambyaye nari nzi ko ngiye kubyuka nkoropa kino kizu cyose ngiye nyine. Gusa nyine Debora, thank you rata, wowe umwana mwiza ava kuri cya Kevin. Hari rwose Kevin nawe yamfashije, uzi ko yogejeje n'ibyombo we. Ati sure, ati of course nabyo yabyogeje. Okay, none urangire reka nkore kano kantu ngasoze bite ko nza ndetse tugomeze tuganire nanjye ndebe ko twakicarana dandi kubona mwisunganya wagira ngo aha. Hoya rwose nyine ari kunganiriza ndetse ambwira iby'amashuri yanyu ngo amashuri akomeje kugorana. Ati wese ko shawa yarangije. Nuko Kevin yakomeje gukoropa Kevin ndetse na Debora bo bakomeza kuganira. Ati none sinjye nkwita gute basa? Ati hoya Kevin please, sinakwiye ko ibintu ari ibanga, umva nk'ibintu utangiye kumbwira kandi ubona mushiki wawe rwose ari ahangaha, ushaka kunteza iwanyu koko? Ati hoya rwose ntabireze ndetse ese koko nimbona bizakugora please rero ndeka tubireke. Iti no, nta mpamvu yo kuba twabireka Debora. Ati ese ko ndi kuva mutongana niki? Hari rwose nta gutongana Kevin, ahubwo nyine mbamona cya Kevin kizana ubugoryi bwinshi, niba kiba gihaza iki wagira ngo ni giyerereze kandi ari we mukuru we. Nawe rata rwose ubu bibona mbamona wagira ngo ni ngiye mukuru kuri we rwose, abayigize umutesi kandi ari njyaga kwiye kuba nabo umutesi rwose. Sha nanjye rwose ubu ngubu aba yanyumeje pe, simba namenye ibyiwe rwose biba byanshanze. Atabwo se Simon usoje? Ati yego rwose ndasoje. Kevin ahubwo tugende dutegure breakfast rwose, twagiye mu mirimo myinshi turahurwa turebe ko papa yaza kuva muri siporo ndetse ibintu byose bitunganyije bari ku murongo. Aha shawe Debora, ndi kubona uzadushira ku murongo pe, ndi kubona uri seriye bya hatari. Aya rwose Kevin ntabyo kuba seriye, ahubwo nyine ni inshingano birakwiye ko twabikora. Nuko bahise ko bajya muri ibyo. Gusa se wa Kevin se kava muri siporo ndetse agishika yasanze nyina wa Kevin ari aho ngaho ndetse amwiteguye. Ati babe uve muri siporo se? Ati uve muri siporo ariko ntabwo igeze kure rwose. Ati ese be kuri kwayura? Yewe ndashonje pe. Ndatekereza abana bagiye kuba wahisha icyayi rwose. Rindira ndetse bazi turebe ko twasangira icyayi, turebe ko twafatira breakfast kuko ndabizi neza utamwe icyayi wanandira mu cyumba pe. Ati ko kisuvuze mu cyumba ko kitavuza ahandi hose? Terega baby ndabizi urankumbuye. Nuko bahise ko bategura breakfast ndetse barayifata. Rero papa Kevin hari ikintu nshaka kubabwira mwese muri ahanga kugira ngo ndetse tutanabitindaho. Ati se ni kiye kandi mama Kevin? Nyine papa Kevin ndashaka ko Kevin ndetse na Kevin mbajyana ahantu nshaka kujya kubereka ndetse nkareba ko ibintu nibubereka bari buze kuba babishima. Rero nibaza kuba babishima ubwo ndaza kuba mbabwira ibindi byose bikurikira. Ati why not utajyana na Debora ndetse bose mukajyana? Ati hoya Debora we murasigarana ndetse muganire ndebe ko bya bintu byose twaraye tuvuganye basi mwabishira mu bikorwa. Ati hoya iryo ni ivangura mugore mwiza kandi urabizi ntabwo mbikunda, bose gendana nabo ndetse mujyane. Ati hoya rwose papa Kevin gerageza unyumve pe. Ati okay se niba atari banga bivuze ndetse na Debora akabyumva? Ati okay nimumpatirije kuba nabivuga kugira ngo nawe abyumve, nta kibazo rwose reka mbimubwire nawe abyumve. Nta kibazo rwose reka mbimubwire ndetse bose babyumve rwose. Ati okay. Ati Kevin none ni tariki zingahe? Ati mama none ni tariki 25. Ati mujya gutaba babwiye gute? Kevin wewe uko byanciyeho man. Ati none nyine ni inama y'ababyeyi ku ishuri. Ati okay none se papa Kevin ushaka na Debora tujyane mu nama yabo koko? Wana mugana aho ngaho rwose amusoni nari ntangiye kuzamuka ntanumvishije impamvu. Okay rero mugabo mwiza ubutaha basi nyine ujye untonganya abanje kumenya impamvu pe. Hari rwose be nawe wikabye nase kuko ndagutonganyije.
ati ntabwo ntonganyije gusa nyine ubutaha basi ujye ubanza umenye impamvu mbere yo kugira ikindi kintu cyose uvuga. Okay, nta kibazo rwose mukunzi, utanzajya mbanza amenye impamvu ndetse making sure neza ko ibintu byose bimeze neza. Sawa, nta kibazo rwose mugabo mwiza ndetse ndakwizeye. Okay, sawa, nta kibazo rwose mugabo mwiza. Kevin, mwitegure rero ndetse mwambare tugende ndebe ko twagera mu nama cyangwa ngende muraza kuba mwasangayo. Okay, sawa rwose nta kibazo mama, ngende twebwe turaza kugusangayo. Ndabinkize rero ntimuze kuba mwatinda kuko murabizi neza ko bari mu byaba yicaranye n'abana biwe. Yego rwose mama. Nuko bariteguye ndetse bajya mu nama. Gusa Papa Kevin ndetse na Deborah bo basigaye aho ngaho mu nzu. Gusa Deborah yahise ikabwira Papa Kevin ati Papa Kevin nyine ngerekanye njye mu turimo ndebe ko nategura ibyo kurya bya saa sita baze kuva mu nama baze gusanga ibiryo byahiye. Ati hoya rwose Deborah ngwino natubanze tuganiremo gakeya. Okay, sawa rwose nta kibazo, gusa nyine biri bize gutuma dukereza. Ati hoya rwose nta mpamvu, kandi nibwo baza bakererewe nabo baze kuba babyitekera rwose nta birenze. Okay, sawa rwose nta kibazo. None se Deborah bimeze bite, mbwira amakuru yawe? Papa Kevin nyine amakuru ni meza, meze neza kandi ndabashimira rwose kuba mwaremeye kuba naza aha ngaha pe. Okay, sawa rwose nta kibazo, ibyo ni byiza kandi ni iby'umugisha. Rero Deborah urabizi neza nta kigo waba waragerageje kuba wakigamo privacy basi? Hoya Papa Kevin nyine nari nariyandikishije gusa nyine nza kubura amafaranga yo gutangira mu mahita kapfa, urumva nahise ko mbyihorera tu. Okay, sawa, nimba wari wariyandikishije rero njye na mama Kevin tumaze iminsi tubiganiraho ndetse twabonye ko ari ngombwa ko wasubira ku ishuri. Ati uvuze? Ati yeah, of course twabonye ko ari ngombwa ko wasubira ku ishuri ndetse ukabasha kuba wajya kwiga. Oh my god Papa Kevin, none birandenze pe, mbuze uburyo nagushimiramo. Gusa Imana ijye ibaha imigisha pe kandi ijye ibongerera ijye ibasubiriza aho mwakuye. Haya rwose Deborah mama wawe nkuko nabikubwiye ari inshuti yacu, rero niyo mpamvu tuba tugomba kugusapotinga kandi tugomba gukora uko dushoboye ndetse nawe ugatera imbere. Ndetse ndabizi neza Imana izadushyigikira mu bufasha bwose dushoboye, tuzagufasha kandi turabizi bizagenda neza pe. Papa Kevin rwose nyine I'm very surprised, sinzi uburyo nabashimira pe, gusa Imana ijye ibaha umugisha. Okay, sawa rwose nta kibazo. Ahubwo se ngiye kuko ndibuze kuba nakirirwa hano, ndabizi neza ku kazi kanjye uyu munsi nta bakiriya mfite, nta tundi wakora ngakorera umugore wanjye surprise nkabasha kuba namutekera. Ati hoya rwose Papa Kevin ntabwo wateka rwose ndahangaha muri uru rugo gusa kuko byazavugwa hehe. Hoya rwose ntabirenze, kandi uretse ko abagabo b'iyi minsi twigira uko tutari rwose uba ugomba kwita ku muryango wawe ndetse ugateka, ntabirenze ndetse nta n'igisebo kirimo pe. Okay, nta kibazo rwose Papa Kevin nimba ariko mubishaka ndetse ibintu byose ntimuzantu biba biri ubwo ngubwo. Ati of course ndabizi ndetse mbizi neza cyane. None nanjye reka njye muri douche, dore nkeneye kuba nakitegura nanjye ngasa neza dore ko nabyutse njya mu turimo. Sa rwose njya muri douche nanjye reka mbashe kuba nateka ndebe ko nategurira umugore wanjye. Ese kagenda ajya muri douche, gusa douche yari yegeranye n'igikona aho batekeraga. Gusa Papa Kevin ari guteka ese kabura icyuma. Ate se Deborah ko ntari kubona icyuma rwose kiri hehe? Atari ko ndakeka kiri aho ngaho rwose wareba neza. Ati rwose ntabwo ndi kukibona pe, kandi ndi kubona amavuta yanjye agiye kuba yashirira. Ati oh my god nta kibazo rwose reka nze nkikurebere. Nuko Deborah ise ko yambara isume ndetse aza mu gikona ataramara kurangiza koga kugira ngo abashe kuba yashakira Papa Kevin icyuma. Ati Papa Kevin nawe rwose urasetsa singikiri icyuma koko? Ati gusa Papa Kevin akibona Deborah ise kamera nk'utaye ubwenge. Ati se Papa Kevin umeze neza? Ati of course meze neza. Ati sabwo kiri hehe? Ati ngicyo rwose gitore ndetse ubashe kuba watunganya ibintu bya reka nsubire muri douche dore nkuyemo ntarangije. Sa rwose nta kibazo ugenda urangize koga. Deborah ise kasubira muri douche. Gusa Papa Kevin ntabwo yakomeje guteka, ahubwo ise katangira gutekereza ndetse yibaza ku bintu abonye kuri Deborah. Ati mbega umwana uremye neza, uyu mwana byange bikunde ngomba kumusambanya ndetse njye nawe tukaryamana, kandi ndabizi neza rwose ntabwo azangora dore kandi ngiye murihira amashuri. Ubwo ngubwo rwose nabikomeza azareba hajya rwose, ubwo ngubwo ntabwo njye nawe tuzakomezanya, ubwo nzahita kumwirukana kandi ndabizi neza ntabwo bizagorana. Nuko Deborah ise kava muri douche ndetse asanga Papa Kevin akiri aho ngaho. Ati Papa Kevin ntabwo urarangiza guteka dore amavuta rwose yashyushye cyane ndetse araza kuba yagutwika. Ati tiwana mugani tereka shiremo ibitunguru. Nuko Deborah ise kajya mu cyuma ndetse ajya kwitegura. Papa Kevin nawe asigara aho ngaho gutunganya ibyo mu gikoni. Gusa mama Kevin ndetse n'abana baho bari bagiye ku ishuri bisa nkaho inama y'ishuri yari isojwe. Ati Kevin mwabonye bari abana bahannye kubera kwitwara nabi? Ati mama nawe rwose urakabye se kuko ngiye urabona buriya bintu kuko nabijyamo byo kuba namwitabe ndetse nkicaza abakobwa mu mashyamba.
ati hoya rwose bari abana batengushye ababyeyi babo pe, mwabonye ukuntu ababyeyi babo bihebye ndetse bababaye cyane. Ati yego rwose mama, gusa ngenda bizi neza ntabwo nabikora, ndetse na Kevin ndabizi ntabyakora. Kevin hari byo wakora, reka. Ati mama rwose bira ntabwo twabikora, twe turi abana beza, ndetse kandi mama ujye utwizera. Se kuko mama utatwizeye wakizera abandi. Ati yego rwose bana banjye ndabizeye, gusa bari abana batengushye ababyeyi babo pe, batumye ababyeyi babo bakorwa n'ikimwaro. Ati yego rwose mama, batumye ababyeyi babo bakorwa n'ikimwaro, ndetse nanjye byambabaje pe, mbega abana mama bira bintu rwose ntabwo bikwiye pe, ntabwo bikwiye. Yego rwose mwana wanjye ntabwo bikwiye, kandi ndabinyize pe, ntimukajye mubikora, ntimuzanabitekereze, kuko mwaba musebeje pe, mwaba musebeje umuryango wa papa wanyu. Yego rwose mama, natwe turabimenya, niyo mpamvu twose tutabikora. Sa rwose bana banjye ndabizeye, kandi please ntimuzigere mukora ariya makosa, kuko muyakoze mwaba muntengushye, ndetse mutengushye na se wababyaye. Hoya rwose mama, ntugire ikibazo, ntabwo tuzabatenguha. Ahubwo se mama, waretse tukagenda tugataha, dore ko ubu ngubu ndi kumva nanisonzeye. Ubuse Debora basi turasanga yatetse. Ati ha mama, nsebye umubwiriza rwose, uriya mukobwa ni munyakazi, turasanga yahishije. Nuko bahise ko bataha ndetse bagira mu rugo. Ati papa Keve, ntumbwire ko kiryamye rwose. Ati hoya rwose mama Keve, ndi mu gikoni ariko ndi gutunganya. Ati kuva ryari se wowe ujya mu gikoni? Ati hoya rwose mugore mwiza, uyu munsi nashatse kugutungura, ahubwo genda uhindura imyenda, ndetse ndaje mbashe kuba nabatunganyiriza ibyo kurya, dore ko bitaratungana. Mugabo mwiza rwose, uyu munsi urantunguye pe, urantunguye, sinzi ibyo nakubwira. Nuko bahise bitegura ndetse bajya ku meza. Gusa bari kurya, se wa Keve se kababwira bose. Ati rero bana banjye ndetse nawe mama Keve, hari ikintu ushaka kubabwira, ndetse kandi mucyumve neza. Ati yego rwose mugabo mwiza, tubwire. So kwabura kukumva gutera abana duteguriye ibiryo, noneho rwose wantunguye pe, ibi biryo niwe wabitetse ko numva biryoshye se. Ati yego rwose mugore mwiza, biraryoshye ndetse nabiteguye, gusa cyane cyane nyine niwe nabiteguriye mugore mwiza. Ati papa, none se twebwe nk'abana? Ati mwebwe si byo birandeba, mwebwe mujya muri ibyo mubonye nibibareba, njye ngomba kwita ku mugore wanjye ndetse nkamutekera ibiryo byiza. Ati aha papa, nawe rwose urasetsa. Oya rwose bana banjye, mama wanyu ndamukunda ndetse ndi proud ye rwose, njyashima Imana rwose yamumpaye. Ati aha, aho ngaho rwose papa ntacyo dufite twarenzaho. Ati rero icyo nashakaga kubabwira abana banjye ndetse nawe mugore mwiza nashatse, ndetse na Debora ari kubyumva. Debora kwa mbere ni saza azatangira ishuri, ndetse nemeje kuba natangira kumwishyurira. Ati wow. Ati papa uri serious se? Hamva kandi Keve, se Keve ni ryari ubona papa watari serious kandi ujya usara wa mwana we? Ati papa sorry, gusa nyine nari numvishije bintunguye pe, ndetse biranshimishije cyane. Ati rero Kevin ntabwo mbisubiramo, ndetse nawe Keve, uyu ni murukuru wanyu, ndetse mugomba kuzajya mumwubaha. Kwa mbere azatangira ishuri, kandi mwese muzajya muva ku ishuri mufatikanye imirimo. Ibintu nabonye byo kubyuka akora imirimo wenyine ntabwo nabikunze. Debora, sinzongeye kubona wabyutse mu gitondo ngo ujye kuba watangira gukora imirimo. Ariko papa njye numva ntacyo bintwaye rwose. Ati no, ujye utangira ndetse mwese mubyuke mutangirane imirimo icyarimwe, ntabwo ibyo bintu rwose mbikeneye. Okay sa rwose nta kibazo papa, nimba ariko mubishaka ubwo ngubwo niko nzabikora. Okay, aho ngaho rwose ni sa, ndetse nizere ko tubyemeranyijweho. Ati yego papa, tubyemeranyijweho rwose. Ubwo ushatse kuvuga iki rero? Debora kwa mbere ni ukwitegura ndetse ukajya ku ishuri, amafaranga nashize kuri konti yawe, ntabyo kuvuga ngo uzatangira mu cyumweru gitaha, uhite kugira ndetse utangire kwiga, sibyo Debora? Ati yego rwose papa, kandi murakoze. Okay, ndumva rero bibaye mwakisubira mu mirimo yanyu mama Kevin. Mama Kevin, no tujyane mu cyumba, ikintu nshaka ko tuvuganaho nawe ndetse. Okay rero mwagenda ndetse mukisubira mu turimo rwanyu. Nuko base ko bagenda ndetse basubira mu mirimo yabo. Gusa mama Kevin na papa Kevin basigaye baganira. Ati baby, nari ngukumbuye cyane kuryo utabyumva. Ati ase baby, bira bintu kuki ubikoze kuriya? Ati oya, ibi ntago ari ngombwa kujya mu mugore mwiza tubiganirire hano, rero tugende mu cyumba bariho tubiganirira. Kevin na Kevin basohotse ndetse baganira, gusa Debora yasigaye muri koridoro byamurenze, atari kwiyumvisha kuntu bigenze. Ati Kevin, no papa rwose arankosoye, papa avuze ijambo riri seriye man, urabona ko ntagiye gusapotinga Debora, ndabikunze ku buryo utabyumva. Shaware kandi iki Kevin, we ko njye utabyumva kuntu mbyumvishije, ndabikunze cyane rwose. Gusa nyine Kevin, shawara mwana ni n'umwana mwiza, ntari birye pe. Ati of course ntari birye rwose, ameze neza, nanjye naramukunze cyane, nabonye ari umwana mwiza, tuzashobokana pe. Ati Kevin rero ngere kanje ku muhanda njye kwizanira padi, numva ntameze neza pe, turaza kuba twasubira. Sa nta kibazo rwose, genda. Se Debora ari hehe? Sha yasigaye muri koridoro, ashobora kuba ari mu cyumba, agenda dore nimba ari hari. Nuko Kevin se kajya mu cyumba ndetse asanga Debora ibyishimo byamurenze, ari guseka cyane, yanezerewe cyane. Ati baby, kwanezerewe cyane se, byagenze biti?
Keve ntabwo wabyumva ndi kumva mfite ibyishimo ku buryo utakumva uburemere bwabyo. Ati wow, ati ni byiza rwose, nanjye ndatunguwe gusa ndi kumva nishimye cyane. Basi se can I hug you? Ati shaka ko nguhobera se? Ati yego baby, ndi kumva naguhobera rwose pe, ndi kumva mfite ibyishimo byinshi nanjye. Ati okay, ibyo bisa bitwaye iki? Nuko Keve se kahobera Deborah ndetse baragumana cyane. Gusa bakiri muri ibyo se kahamagara Keve ati Keve, ati yego papa turi ati ndi kumwe na Deborah. Ati tisaba noneho ngwino nkubwire. Nuko yahise kasohoka mu cyumba cya Deborah ndetse ajya kureba se bari gukora iki mu cyumba cya Deborah. Ati papa twari turi kuganira gusa bisanzwe. Ati sawa nta kibazo, kene urugendo ryo ku muhanda ryo kuzana amazi ndi kubona yashize rwose. Ati sawa rwose papa, reka ngende mbashe kuba najya kuyareba. Gusa Keve agisohoka mu cyumba cya Deborah ndetse se akimara kumutuma amazi se yahise kasubira mu cyumba cya Deborah. Ati se Deborah umeze neza ko mbona uri guseka cyane? Ati yego rwose papa ameze neza ndetse sinzi ukuntu nagushimira. Ati ushaka kuba wanshimira se? Ati nyine nabuze uburyo nagushimira pe. Ati okay sawa nta kibazo, gusa nyine nagombaga kubikora kuko uri umwana wanjye nawe. Ati okay ese basi papa nguhobere ko ndi kumva ibyishimo byandenze. Ati ushaka kuba wampobera se? Ati yego rwose papa. Nuko Deborah se kahobera se wa Keve. Ati papa kutari kundekura se? Twambwiye ko ushaka se kuba wanshimira nabuze uburyo wanshimiramo. Ati yego rwose papa Keve nabuze uburyo nagushimiramo. Ati noneho ndumva rero basi se ngandeba mu maso. Nuko Deborah se kareba se wa Keve mu maso, gusa se wa Keve se kashaka guhita kamusoma, gusa Deborah se kabyanga ndetse aramwishikuza. Ati papa hoya se kandi ibingibi ntabwo birimo rwose papa. Ati se wambwiye ko ushaka kuba wanshimira? Ati hoya rwose papa ntabwo birimo ibingibi ndetse ntabwo byakunda pe, ndetse mama ntabwo yabikunda, ntabwo yabyishimira. Ati ntabwo yabyishimira se yaba yabimenye gute? Nyina Keve se kandi ati se ko ndi kumva muri gusakuza na mahorora? Ati yewe ati ni amahoro mugore mwiza, ati ndi kuganira na Deborah. Ati okay nanjye se nze mba joining. Ati nta kibazo rwose waza pe. Nuko mama Keve se ko yinjira mu cyumba ndetse asanga papa Keve ndetse na Deborah bari aho ngaho bicaye. Ati mwavugaga ku biki se mugabo mwiza? Ati namubwiraga ko agomba kwiga ndetse agashiraho umwete ko atazambwira ngo isomo ryamufashe kuko ndimufata ko nzamuhana. Ati okay. Ati se ntabyumva wese umuntu mukuru rwose azaba agiye gukina? Ati Deborah ndakeka neza ubyumva ndetse ubisobanukiwe, nta mikino rwose ugomba kwiga ndetse ugashiraho umwete. Ati yego rwose mama nziga ndetse nzashiraho umwete, nta mikino pe, nta byo kujenjeka. Ati yego rwose mwana nta byo kujenjeka, ugomba kwiga ndetse ugashiraho umwete kandi ugomba gutsinda pe, tugomba kuba proud yawe. Ati yego rwose mama nzakorera kandi ndabizi neza nzabitsinda pe. Ati okay reka mbyizere rero papa Keve, ndekubona ngiye ku kazi bampamagaye biri urgence, reka ngende ndetse mbashe kuba nagerayo ndebe ibyari byo ubwo tuzongera gusubira mu yindi weekend. Sa rwose mugore mwiza ndetse uzagira akazi keza. Ati Deborah nizere ko amasomo yawe rwose azagenda neza, tuzasubira muri weekend ndetse nzazumbwira neza kuntu kaminuza rwose imeze, ndabizi bizakuryohera ndetse uzabikunda. Yego rwose mama nanjye ndikumva bwatinze gucya kugira ngo mbashe kuba najya kwiyandikisha. Ati rero muzagira ibihe byiza muri kino cyumweru, nzaba ndahari rwose. Sawa rwose papa Keve uze kunsezerera abana njye ndi kubona ntabahari kandi ntabwo nabarindira rwose. Okay sawa rwose mugore mwiza ndetse uzagira ibihe byiza, ntuza kumperekeza se? Ati Deborah reka mperekeze mama Keve ubwo turaza kuba twasubira. Sawa rwose nta kibazo papa, genda umuherekeza. Nuko Deborah asigaye aho ngaho yitsa imitima ndetse biri kumugora cyane, bisa nkaho yababaye cyane. Ati mana we nibiki byari bimbayeho kuko uriya mugabo ndi kubona bitangiye kugorana pe, ubuse koko mana ibi byo nzabicika gute? Shere nizere ko rero uzagira akazi keza kandi Imana izakugirire neza, ubwo nyine tuzasubira. Yego rwose mugabo mwiza, naho kuri telefone tuzaba dusubira. Bidatinze bwarakeye ndetse Keve na Kevin bajya ku ishuri. Gusa Deborah nawe yagombaga kwitegura ndetse akajya ku ishuri. Ati Deborah uri kwitegura se nawe ugiye kuba wagenda? Ati yego rwose papa Keve ngiye kuba nagenda ndetse njye ku ishuri. Ati okay genda rero kandi uze kugira amasomo meza. Ati yego gusa nyine papa Keve mu mabare uburyo naraye nitwaye cyagiye nyine nshobora kuba navuze amagambo mabi. Ati hoya rwose Deborah bizasobanuka ndetse bigomba kugenda neza, gusa nizere ko utazongera kumbwira amagambo nk'ariya rwose. Yego rwose papa Keve ndabizi ntabwo nzongera. Sawa rero mugendeye none nta kazi mfite dore ko nasize y'umukozi, ngiye gusigara mesi imyenda yanjye. Ati yo ate se ejo ucimbwira nkabigufurira rwose papa Keve. Ati hoya narabyanze rwose, ntacyo ugomba gukora, ugomba gukora nk'ibyo abandi bakora ukaba nk'umwana nk'abandi. Hoya rwose papa Keve ariko ntabwo bikwiye ko rwose wakifurira turi aha ngaha. Ati hoya ntabwo ari ngombwa rwose mwana wanjye, genda ndetse ujye gukurikirana amasomo ubwo turaza kuba twasubira kandi wiyandikishe ndetse ibintu bigende neza.
ati yego rwose papa Kevin ndaza kuba nabikora neza. Nuko Debora yaragenda ndetse ajya ku ishuri, gusa papa Kevin we yasigaye aho ngaho ndetse atunganya ibintu bye nk'uko yarabibwiye Debora. Gusa Debora agiye kwiyandikisha ndetse agenda yibaza ati se mani ibintu rwose bizarangirira hehe. Ariko ku ruhande rwa papa Kevin we yasigaye yibaza uburyo yaryamana na Debora. Debora yaragenda ndetse ariyandikisha, gusa mu kwiyandikisha kwe bamubwiye ko atabasha kuba yatangira amasomo uwo munsi yabashije kuba yakiyandikishaho, dore ko bamubwiye ko azaza kwiga bukeye bwaho. Bityo rero nta kindi yagombaga gukora, yagombaga kuba yasubira mu rugo. Mu gusubira mu rugo yasanze papa Kevin yarangije gufura ndetse yicaye muri salo. Ati dore kandi ibyo nanze. Debora uje hano gukora iki? Sinakubwiye ko utakutangira amasomo? Ati byanze nyine, bambwiye ko bitashoboka ko nakiyandikisha uwo munsi ngo uwo munsi abari nawo ntangire amasomo. Bambwiye ko nzatangira ejo nyine. Ati okay, nari ngize ngo rwose utangiye kwigira karara ndetse amasomo urayarangije. Aya rwose ntabwo nabikora mubyeyi. Ati okay, none se Debora akora akantu ushaka kugusabura kanyemerera? Atakaye se kandi papa Kevin? Ati nshaka ko njye nawe rwose tugira ibintu dukora ndetse tukishimana. Ati oya rwose papa Kevin ntabwo byashoboka. Ati kubera iki bitashoboka se kandi? Ati ntabwo byashoboka rwose papa Kevin, ntabwo byashoboka pe. Ati ushize ndi mu cyumba cyane narakubwiye ngo dusomane ndetse urabyanga ubigira ibintu birebire. Rero ndashaka ko uyu munsi tubikora, dore ko uyu munsi nta n'umuntu n'umwe uri muri iyi nzu rwose pe. Oya rwose papa Kevin ntabwo nabikora, kandi urabizi neza mama Kevin arahari kandi nyine n'umugore wawe, gusa urabizi neza ko atabyakira nabi. Urabizi ntabwo yabikunda pe, kandi ndakeka mukundanye, rero naba ngiye kubasenyera. Ati oya rwose Debora ndabizi neza nitubikora nta muntu n'umwe uzabimenya. Ati oya rwose papa Kevin ahubwo nyegera Debora mbashe kuba nakubwira. Nuko Debora yaramwegereye, gusa papa Kevin atangira kumukorakora ndetse amuhatiriza amushiramo imbaraga nyinshi cyane. Ati papa Kevin ariko ibintu rwose ntabwo ndi kubikundana ndetse ntabwo ari byiza. Ati oya. Ati ntabwo ari byiza se gute? Ati ntacyo bitwaye rwose Debora, ntugire ikibazo. Nuko Debora yakomeje kumuhatiriza, ariko bitewe nuko papa Kevin afite imbaraga nyinshi cyane, byarangiye papa Kevin afashe Debora ku ngufu ndetse aramusambanya. Debora yararize cyane ndetse aritunganya cyane, arapakira imyenda ye kugira ngo abashe kuba yakimuka aho ngaho ndetse agende. Ati oya rwose Debora ibintu uri gukora ntabwo ari byo ndetse ntabwo ugomba kuba wava aha ngaha. Ati papa Kevin urampemukiye cyane rwose, umfashe ku ngufu kandi ibi bintu rwose ntabwo byari bikwiye. Ubuse kuko nusanga unteye inda bizagenda biti? Ati oya rwose Debora ntugire ikibazo, ntabwo nagutera inda rwose mwana wanjye. Ati nta n'isoni uri kunyita umwana wawe n'ibintu umaze kuba wankorera. Ati oya rwose Debora wibabara rwose ndetse wirakara. Nose ndeke ko urakeka ibintu rwose unkoreye bishimishije. Nuko Kevin ndetse na Kevin baratashye, mu gusa mu gutaha basanze Debora aryamye. Ati se Debora kuryamye bimeze biti? Ati ndikumva ntameze neza rwose, ndananiwe. Ati yes rwose ryama uruhuke. Nose basi none ntabwo wize? Ati oya rwose ntabwo nize, nziga ejo. Ati ariko ndi kubona utameze neza. Ati oya ntabwo meze neza, ndikumva wagira ngo ndananiwe, niba ariko nagiye n'amaguru ngiye ku ishuri ntari mbimenyereye, ndikumva ndaniwe rwose. Ati saa rwose nta kibazo, ryama ndetse uruhuke. Nuko haciyeho ibyumweru bibiri Debora akomeje kumera nabi ndetse araremba cyane. Gusa mu kuremba cyane mama Kevin yaraje ndetse atangira kubikeka. Ati se Debora ko mbona umeze gutya ndetse utameze neza, bimeze gute? Ati mama Kevin ndikumva mfite iseseme, ahubwo ndikumva ngiye kuruka. Ati what? Ati Debora ndashaka ko njye nawe tuganira ndetse ukambwiza ukuri, bimeze biti ibintu bimeze nyine, gerageza umbwize ukuri byagenze biti? Ko ndi kubona warahindutse, reba kuntu mu maso umeze warerurutse, bimeze biti? Baki muri ibyo Kevin kaza ndetse arabinjirana. Ati se mama muri kuganira iki na Debora? Ati Kevin sohoka, ntabwo tugukeneye hano, hari ibintu njye na Debora turi kuganira ndetse wowe ntabwo ukeneye kuba wabyinjiramo rwose. Ati mama Kevin ati nyine urabizi cyagiye kuwa mbere igihe mwampaga amafaranga ndetse ngo mbashe kuba najya kwiyandikisha ku ishuri? Ati yego ndabyibuka neza rwose. Nose byagenze gute mwana wanjye? Nyine nagiye kuba najya kwiyandikisha, gusa papa Kevin yasigaye aha ngaha mu rugo ndetse maze kwiyandikisha bambwiye ko bitashoboka ko nahita ko ntangira kwiga, bahita kubambwira ngo ntahe ndetse nzagaruke bukeye bwaho. Ati noneho bigenda bite? Nyine naraje ndetse nsanga papa Kevin aha ngaha ndetse yicaye. Ati noneho bigenda bite? Sindi kubyumva neza, nsobanurira. Nyine yarambwiye ngo akeneye ko namushimisha. Ati what? Ati yego rwose yarambwiye ngo akeneye ko namushimisha, rero ndabyanga, arampatiriza birangira afashe ku ngufu, rero antera inda, ubu ngubu ndakeka ashobora kuba ntwite. Ati no ntabwo mbyumva rwose. Bakiri muri ibyo Kevin ko yinjira ndetse arabinjirana. Ati mama ibintu numvishe nibyo? Ati Kevin wari kutwumva mwana wanjye? Ati yego rwose mama nari ndi kubumva. Ati papa ntabwo yakora ibyo bintu rwose mama. Ati ceceka tuza ndetse ndubashe kuba wasakuza, dukeneye kino kibazo kugikemura ndetse tukagikemura tutiteje abantu. Nuko Kevin kasohoka ndetse ahamagara. Ati papa turi kugushaka hano mu cyumba.
mama Kevin se kabaza papa Kevin ati papa Kevin nkeneye kukubaza ndetse nta n'ikindi gisubizo nkeneye, waryamanye n'uyu mwana w'umukobwa cyangwa ntabwo mwaryamanye? Ati Deborah sinakubuje kuba wagira ikintu uvuga. Ati papa Kevin wihangane rwose ntabwo nari gushobora kuba nabihisha dore ko wanampatirije wamfashe ku ngufu rwose. Ati papa Kevin tubuze kimwe gusa urantengushye. Nuko mama Kevin se kahamagaza RIB ndetse irazifunga papa Kevin. Mama Kevin asigara aho ngaho ndetse asigara arera Deborah ndetse n'abana biwe. Inkuru yacu y'urukundo naho ngaho irangiriye. Kwibutsa gukora subscribe wowe utarayikora kugira ngo ujye ubasha kunkurikirana umunsi kundi, ndabakunda cyane.